umuseke utambitse inyoni zikoreremba kanguwe n'umwuka wawe nanjye ngo nkuririmbire nta wundi musi mushya wo kugukorera Yesu ntangiye imirimo yanjye nizeye ko umba hafi uko niko bikwiriye kw'ibyaremwe bikuririmba bigasingiza izina rya Yesu riruta ayandi bigatangira umusingi ishimira urukundo rwawe hazabaho umunsi umwe nzajya mu mirimo yanjye ntazi ko ari wo munsi ndetse n'abana b'amanywa kuko ijisho ryihoraho rihora hejuru yacu kuko ijisho ryihoraho rihora hejuru yacu. Turashimira Imana mu gitondo cy'uyu munsi nk'uko twari twabisabye ko y'ubwayo itwongereye uyu mwanya ikadukingurira umuryango kugira ngo dukomeze gufatanya ijambo ry'Imana. Cyubahiro ni icyayo. Turacyari mu ijambo rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. The wonderful name
of the living God. Izina ritangaje ry'Imana nzima. Nkuko twabyumvise ubushize, ntabwo byashoboka ko Imana yizerwa n'abitihishuriye, yizerwa n'abo itazi, cyangwa se n'abatayizi. Kuvuga ngo Imana izaba yizera, ndetse yari inabazi isi n'ijuru bitararemwa. Niyo mpamvu inshingano yayo ya mbere ni ukwihishurira uwihamagaye kugira ngo ayimenye neza. N'ubu turasenga Imana kugira ngo ubwayo imanuke mu ijambo ryayo, itwishurire, itwiyereke, buri wese wumvira ijambo ashobore guhabwa umugabane we. Twicishe bugufi abumva iri jambo, dufatanye gusaba Uwiteka kugira ngo ubwo ahagarare ahamirize ijambo rye. Ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Ijambo ry'ukuri ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Ijambo ry'umucyo ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Ijambo ry'igihe ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Ijambo rizima ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nurimanura ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nurihumeka ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nurihishura ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nuribwiriza ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nurihamiriza ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nituryizera ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Nituryakira ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Ijambo rya Kristo ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Oya yewe ntirizagenda ubusa. Ntibishoboka ntirizagenda ubusa. Ijambo ry'Imana ntirizagenda ubusa, oya yewe ntirizagenda ubusa. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, kuko ijambo ryawe ntiryigeze rigenda ubusa kuva kera. Iyo urimanuye, iyo urihamirije, iyo urihishuye, iyo uribwirije, mwami, iyo wiyerekanye muri ryo,
ntirigaruka kuri wowe uko wabivugiye mu muhanuzi Yesaya, ridashoje icyo waritumye. N'ubu muri aka kanya uhagarika intekerezo zanjye, mwami wacu, wowe ubwawe umanura ubushake bwawe, wishyure mu ijambo ryawe, uvugane n'imitima igukeneye, uvugane mwami n'abakumva, ubishyurire buri wese umuhe umugabane we. Muri iri jambo turimo kumva nta kindi dushaka, nta wundi dushaka, niwe mwami wacu Yesu Kristo dukeneye. Mu gihagararo cyawe cyuzuye, dans ta stature parfaite, révèle-toi à tes enfants. Mwami, mu gihagararo cyawe cyuzuye, ishurire abana bawe, ishurire abumva iri jambo bose. Muri aka kanya hagarare hano mwami, ubwawe wihamirize, tangirane nanjye, sazanye nanjye, umugisha, umugabane dukwiye, nkaba ngushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma ibyanditswe mu kuva igice cya gatatu, umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Kuva igice cya gatatu, umurongo wa 13 kugeza kwa 15. Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati, yitwa nde? Nzasubiza iki? Ni ikibazo. Umurongo wa 14, Uwiteka arasubiza. Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe. Kandi iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti, ndiho yabantumyeho. 15. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti, Uwiteka, Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Turifashisha hano n'igifaransa. Exode chapitre 3 verset 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je vais être invoqué de génération en génération. Mwami Imana iduhane umugisha kandi yongera umugisha ku ijambo tumaze gusoma. Nkaba nibutsa abanyumva ko umutwe w'ikibwirizwa jambo turimo twumva uravuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima. Le nom merveilleux du Dieu vivant. The wonderful name of the living God. Le nom merveilleux du Dieu vivant. N'izina ritangaje nk'uko twabibonye ubushize Imana yishurira Yakobo. Nitangira igice cya 32 murongo wa 30, Yakobo yagaragaje kubaza iyo Mana yamwiyeretse ikamuha umugisha. Asanga batatandukana
atayimenye arayibaza ati witwa nde? Imana iramubwira iti urambariza iki izina ryanjye? Ahubwo Imana imuhindura izina, Imana imuha amasezerano, Imana imuha umugisha, ariko iryo banga iraribika. Ariko igihe cyagombaga kugera iryo banga rikajya ahagaragara, nk'uko twayibonye nanone mu Bacamanza igice cya 13 twasomye ku murongo wa 17 n'uwa 18, ariko ku murongo wa 18 nanone Manowa yabwiye Imana ati marayika w'Uwiteka wari wabiyeretse ati none se watukoreye ibyiza, waduhaye umugisha, tubwire izina ryawe kugira ngo ibi nibisora tuzagukurire ubwatsi. Imana nawe iramubwira ngo urambariza iki izina ryanjye? Ko ari izina ritangaje, Satano merveilleux. Hamwe muri version zimwe baravuga ngo Satano merveilleux, mu zindi bakavuga ngo c'est un mystère. Ariko icyo nshaka kuvuga, c'est un nom qui est à la fois et merveilleux et mystérieux. Ni izina ritangaje kandi ni izina rihishwe, ni izina ry'ubwiru, ariko ubwo bwiru bwabikiwe abana b'Imana, ubwo bwiru bwabikiwe intore z'Imana, ubwo bwiru bwabikiwe ab'Imana yashimye kuziyereka. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ibi tubisanga muri Luka cya 10. Ni ubwiru ntawe ushobora kumenya data uwo ari we, ntawe ushobora kumenya umwana uwo ari we, keretse Imana yarabimugeneye. Hano muri Luka cya 10 Luka cya 10 murongo 21. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. Ni ibihe, ni ibiki byanejeje umwami wacu Yesu Kristo, akanezezwa mu mwuka, agashima Imana, akavuga ngo ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abana bato. Ni koko data, kuko ariko wabishatse. Ibyo ni ibiki? Reka tubyuve ku murongo 22. Byose nabihawe na data, kandi ntawe uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi ntawe uzi isi uwo ari we keretse umwana, n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Ndasubiramo, byose nabihawe na data, ntawe uzi umwana uwo ari we keretse se, kandi ntawe uzi isi uwo ari we keretse umwana, n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. Urumva, uwo umwana ashatse kumumenyesha biravuga ko hari n'uwo yaba adakeneye kumumenyesha. Ibyo ni uburenganzira bwe. 23. Ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati hahirwa amaso areba ibyo mureba, kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bivuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Ntawe uzi umwana uwo ari we keretse se, nta n'uzi isi uwo ari we keretse umwana, n'uwo umwana ashatse kumumenyesha. N'ubwiru n'ibanga. Ariko ikintu nshimira Imana nuko turi mu bahawe uwo mugabane mwiza, nuko uko umwami wacu yabivuze. Ndibwira ko kandi niko kuri, icyatumye anezerwa cyane mu mwuka, agashima Imana, akaba exalte, akuzuzwa umunezero, arangije avuga ijambo rikomeye ngo ndagushima data kuko niko wabishatse. Nanjye nkabashimira Imana, uko Imana yabishatse niko yabikoze. Bene data, abantu bapfuka imisatsi, abantu bakamera impara,
abantu bakaminuza mu byo bita iyobokamana, bakabyubakira amashuri n'amashuri, bakabitangira impamyabumenyi ngo ahari bamenye Imana, ariko ntabwo byashoboka. Uwiteka Imana yacu ni Imana yisha. Iyo dusomye muri Yesaya 45 hari ihame rikomeye ntareka kubabwira. Muri Yesaya 45 umurongo wa 15, Yesaya 45 umurongo wa 15, Yesaya 45 umurongo wa 15. Mana ya Israeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yisha. Mana ya Israeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yisha. Ijambo rivuze ngo ni ukuri, ni ukuvuga ko ari ihame, ntacyo twarihinduraho. Ésaïe 45 verset 15. Certes, tu as un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Mana ya Israeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yisha. Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Certes, ni ukuri. Noneho kuki Imana yisha? Niba Imana yisha ifite impamvu. Dieu a raison, kubera ko higomba kubonwa n'uwo ari we wese, yihishurira uwo ishaka. Nukuri niwe Mana yisha, Mana ya Israeli umukiza. Certes, tu as un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Niko bimeze, sinabihindura. Wowe unyumva, namwe munyumva, ntimwabihindura. Umuntu yajya mu marangamutima akavuga ati kuki Imana yisha, kuki Imana irusha abantu. Twebwe ntabwo namenye impamvu, ariko Imana izi impamvu. Imana yahisemo kwisha, ibyo bigatuma yihishurira uwo ishaka. Niyo mpamvu nanjye ndashimira Imana ngize gutya kw'ibyo yabishe abanyabwenge n'abahanga. Mu inzira y'ubwonko, inzira y'ubucukumbuzi, inzira y'ubushakashatsi, siyo ituma abantu bamenya Imana. Imana ibonwa n'uwo yiyeretse, ikamenywa n'uwo yishuriye. Mbibutsa ko turimo kumva ijambo rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Ni izina ritangaje, ni izina mystérieux, ni izina rishwe, ni izina ryiza cyane, ni izina ribumbatiye imigambi y'Imana, ni izina uwizeye akirizwamo, ni izina uwizeye yizera, ni izina dusabamo tugasenga. Icyo dusabye muri iryo zina Uwiteka Imana yacu ikagisohoza iyo gihuye n'ubushake bwaryo. Niryo zina dukirizwamo, niryo zina twahawe munsi y'ijuru, ni izina ritangaje, ni izina ry'Imana yacu. Ariko kuva kera Imana yabwiye bayibajije iryo zina ko ari izina itapfa guserura igihe cyaryo kitageze. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yacu yabwiye Mose ngo genda ubwira Abisirayeli nibakubaza bati iyo Mana yitwa nde, iyo Mana ni iyihe, uzababwire ngo ndiho yabantumyemo, je suis celui qui suis. Iryo zina ryerekana ko ari eternel, atagira intango n'iherezo. Ariko mu by'ukuri kuvuga ngo ndiho, kuvuga ngo nduwo ndiwe, je suis celui qui suis, ce n'est pas la non, ahubwo irerekana imiterere yayo. Genda ubabwire ko ndi muzima, ndi Uwiteka, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana Israeli, Imana nzima yabantumyeho. Genda abari ibyo uvuga, uti ndiho yabantumyeho. Stili byari bikiri ubwiru n'ibanga, ariko Imana yacu yari yarasezeranye kuva kera kw'iryo zina izarishura. Iyo dusomye muri Yesaya 52, Yesaya 52 umurongo wa 6, Yesaya 52 umurongo wa 6.
noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye. Kuri wa munsi bazamenya ko ari jye uvuga, dore ni jye. Imana yatanze isezerano ko izina ryayo rizamenywa. Ariko rizamenywa nande? Ndagira ngo bonyumva mutega amatwi. Uwiteka aravuze ngo noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye. Umuntu yakwibaza se, hari abantu batarabe? Abantu bose baremwe n'Imana. Ariko kubyerekeye ubwami bw'Imana, kubyerekeye kwizera, Imana ifite abantu bayo. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo yivugiye muri Yohana igice cya 10 ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, ntizishobora gukurikira umunyamahanga. Iyo usomye muri Yohana 10:14 niba ntibeshye, ariko ntanabireba kugira ngo tutibeshya, Yohana 10:14 haranditswe ngo ni jye mwungeri mwiza, kandi imenya izanjye nazo zikamenya. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ni jye mwungeri mwiza, nzi zanjye nazo zikamenya. Haleluya! Nzi zanjye nazo zikamenya. Bivuze ngo Imana iziranye n'abana bayo. Ikintu cya mbere tuzagenda tubibona neza. Kugira ngo uvuge kuza umuntu, ugomba kubuza izina rye, ukabuza n'ishusho ye. Ugomba kubuza izina rye, ukabuza n'ishusho ye. Ibyo birahagije kugira ngo uvuge kumuzi, kuko mu bwiru bw'Imana buri muntu afite ishusho ye. Ugomba kubuza izina rye, uzi n'ishusho ye. Nkabashimira Imana ko yatwiyeretse muri Yesu Kristo, tukaba tuzi izina ryayo, tukaba tuzi n'ishusho yayo. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Bakosa 15 ngo umwami wa Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Mugiye Imana ikweretse mu maso wayo, ikakubwira izina ryayo, icyo gihe uba uyimenye. Bari ku bicaniro by'Imana zitazwi, abanyetenayi ku manywa y'ihangu, aho Paulo yageze basenga ibishushanyo bisengwa, basenga ibigirwamana. Birababaje ariko niko kuri. Yasanze n'abantu bafite igicaniro cyanditseho ngo un Dieu inconnu, ku Mana itazwi, to the unknown God. Ku Mana itazwi, to the unknown God, un Dieu inconnu. Bakajya kuri icyo gicaniro bagatanga ibitambo, bakavuga ngo barasenga. Twasanze ko nubwo ibyo bicaniro uyu munsi bitanditsweho ngo ku Mana itazwi, un Dieu inconnu, nyamara ibyo bicaniro birahari, kubera ko niyo bavuga ngo ni amayobera. Abantu benshi basenga Imana yitwa amayobera, niryo zina ryayo. Nubwo wakongeraho matagatifu, ndabisubiramo, nubwo wahita amayobera matagatifu, uracyari mu mwijima, urasenga Imana utazi. Ariko ndashimira Imana ko inkota y'ijambo yasatuye iyo nyegamo, ubwo rwijiji izina ry'Imana yacu rikamenyekana ubu ku isi y'abazima, nk'uko byanabaye no kuva kera. Hakaba hari abagome n'abagabo, hakaba hari abana bizera, hakaba hari abana b'Imana bari babandi muri babandi Yesu yabonye akavuga ngo ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. Hakaba hari abantu bari ku maguru abiri bazi izina ry'Imana nzima, umwami wa Yesu Kristo ahimbazwe, basohotse muri ayo mayobera, bakava kuri ibyo bicaniro, bakaba basenga Imana mu mwuka no mu kuri. Basenga Imana bazi igihagararo cyayo, bazi izina ryayo, bazi kamere yayo, bazi ijwi ryayo, bazi ishusho yayo, bazi imigambi yayo. Mose yabwiye Imana ngo niba nkugiriyeho umugisha, nyereka imigambi yawe. Hari abana b'Imana nzima, Imana byayishimishije kutwereka imigambi yayo. Umugambi wayo mwiza cyane, wa mbere uruta imigambi yose, nk'uko turimo tubyumva, ni ukuyimenya, ni ukumenya iri zina ryayo. Imana ubwayo yatanze isezerano nk'uko twabibonye muri Yesaya
52:6 ngo niyo mpamvu ubwoko bwanjye buzamenya izina ryanjye. Esaïe 52:6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura à ce jour-là que c'est moi qui parle. Inama z'Imana, le peuple de Dieu, les brebis de Dieu zigomba kumenya umushumba, zikamenya izina rye, umwami wacu Yesu Kristo, nkuko nabibabwiye mu kanya, kugira ngo mvuge kuza umuntu. Reka nongeraho icya gatatu tuzarushaho kugenda tubibona, kandi nuba bumva barumva. Ugomba kumenya izina rye, ukamenya isura ye, ishusho ye, ukavuga ngo uriya ni nakuje, ukamenya isura ye. Cya gatatu kindi, Imana yizigamiye ibanga, ukamenya ijwi rye. Mu mamiliyari y'abantu, mu buhangange bw'Uwiteka Imana yacu, ndetse no mu muryango umwe, ndetse niyo mwaba muri impanga, buri muntu afite ijwi rye. Buri muntu afite ijwi rye. None abana bavukana, buri muntu afite ijwi rye. Imana yacu ni umuhanzi ukomeye. C'est un grand artiste, ni umuhanga. Kugira ngo uvuge guza umuntu utazi ijwi rye, utazi izina rye, utazi ishusho ye, wamwitiranya, waba wishuka. Nkaba ngize gutya nshimira Imana, abana b'Imana tuzi izina ryayo, tuzi ishusho yayo, tuzi n'ijwi ryayo. Turi muri babandi Yesu yavuze ngo mes brebis connaissent ma voix. Inama zanjye zizi ijwi ryanjye, ndazikurikira, nako zirangurikira, ndaziyobora, zikankurikira, ntizishobora gukurikira umunyamahanga. Turashima Imana, abantu barabwiriza, abantu barigisha, ariko abana b'Imana nubwo uvuga ubutumwa yavuga, nubwo abantu bavuga, nubwo abantu bakwigisha, ariko umwana w'Imana, intore y'Imana izi ijwi ryayo, izi ishusho yayo, izi izina ryayo. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Imana yatanze iryo sezerano nkuko tumaze kubibona muri Yesaya 52:6. Nicyo kimwe no muri Ezekiyeli 3:9-7. Ezekiyeli 3:9-7. Muri Ezekiyeli 3:9-7 nanone Imana isubiyemo iri sezerano. Izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye. Izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye. Ibyo ni Uwiteka aravuze. Ezekiel chapitre 39:7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple. Izina ryanjye ryera nzarimenyekanisha mu bwoko bwanjye. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Nzarimenyekanisha. Mana yabwiye abayibajije nkuko twabibonye, urambariza iki izina ryanjye, urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina ritangaje. Ariko iyo Mana yavuze ibyo, itanga n'amasezerano ko izamenyekanisha izina ryayo. Ese ibyo uwabitanzeho amasezerano yarabishoje, yarabishoje. Niyo mpamvu turi hano, turi abahamya ko iryo zina Uwiteka uko yabitangaje ariko yabishoje. Iyo dusomye mu isezerano rishya, ubushize twabonye yuko dusomye mu Kuva 23 umurongo wa 21, mu isezerano rya kera izina ry'Imana ryari muri marayika. Marayika ni igihe Imana yabaga yafashe ishusho rigaragara, je mu nkingi y'umuriro, ije mu ishusho y'umuntu. Mu gihe ije mu ishusho hakura yagaragaye imbere ya Manowa n'umugore we, imbere ya Yakobo, imbere ya Mose mu gihuru cyaka umuriro, kuri Aburahamu na Sara, itanga isezerano y'Imana igaragara.
abari marayika w'Uwiteka, l'ange de l'Éternel. Icyo gihe iba yavuye mu bugari bwayo, mu kuba ari umwuka, igafata ishusho y'ishaka mu buryo yo ishaka kwiyereka abana bayo. Nibyo tusoma hano mu Kuva 23 umurongo wa 20. Dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Mu isezerano rya kera izina ry'Imana yarishyize muri marayika, ariko mu isezerano rishya izina ryayo, nkuko turi bubibone, tuzakomeza no kubibona, ifite naho uko yari aho yarishyize. Hano muri Exode, dans Nombre, Exode 23, pardon, Exode 23, verset 20. Exode, chapitre 23, verset 20. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. 21. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnerait pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Simbiti naho twarabibonye bikomejeho gato kugira ngo tubihuze. Mu isezerano rya kera Imana yivugiye ko izina ryayo ryari muri marayika wagaragaraga kugira ngo abone uko ayobora Isirayeli. Ariko mu mugambi wayo iryo zina ryari ibanga, uko Imana yari yarabisezeranye. Yageze igihe iryo banga irarisoza. Twabibonye mu itangiriro, twabibonye mu Kuva 3, uko Imana yabwiye Mose, yaramubwiye ngo genda ubabwire ngo ndiho yabantumyeho. Genda ubabwire ngo uriho serwikiswi, ndiho yabantumyeho. Ndagira ngo tujye mu isezerano rya kera kugira ngo tugendane, biduhe twese abumvira ijambo kurushaho kunezerwa. Abari basanzwe bazira izina ry'Imana nzima barushaho kunezerwa, ibyo bishimangirwe mu mitima yabo. Uw'Imana yakurimenya, byashoboka ko ijambo ntabwo rimanukira ubusa. Wenda atararizi, ashimira Imana ko Imana imukoreye igitangaza gikomeye. Yohana 8. Yohani, ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 8. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 8. Jean chapitre, Évangile de Jean, chapitre 8. Turasoma umurongo wa 12. Yesu yongera kubabwira ati, nijye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yesu yongera kubabwira ngo nijye mucyo, ubundi guhishurirwa niwo mucyo. Turakomeza dusoma umurongo wa 24. Nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu. Reka ndebere ijambo gato mu Gifaransa. Jean chapitre 8 au verset 24. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Kera Uwiteka yabwiye Mose ngo genda ubwira abana b'Isirayeli ngo ndiho yabantumyeho, nimutizera ko ndiho
ntabwo aha ngaha ari ukuvuga ngo iyo tubirege mu gifaransa neza uyu murongo wa 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Nimutizera ko ndiho. Ntabwo ari ukuvuga yuko yababwiraga ngo nimuhakana yuko ntavutse cyangwa nari umuntu cyangwa nari ku maguru. Oya, yaragarutse niwe wari uhagaze imbere ya Mose ababwira ngo genda ubabwire ngo niho yabantumyeho. Ni nko kubabwira ngo nimutemera ko ndi Uwiteka, nimutemera ko ndi Imana, nimutemera ko ndi ndiho, muzapfira mu byaha byanyu. Nk'amashimira Imana ko twebwe twahishuriwe ko ari we ndiho, nimutemera ko ndiho. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Umurongo 28 hano muri Yohana 8:28. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamane ku mwana w'umuntu nibwo muzamenya ko ndiwe, kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo kuko data yanyigishije ariko mvuga. Nuko Yesu arababwira ati ubwo muzamane ku mwana w'umuntu nibwo muzamenya ko ndiwe. Au verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Il avait dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Nimutizera ko ndiho, muzapfira mu byaha byanyu. Nimumara kumanika umwana w'umuntu niho muzamenya ko ndiwe. Haleluya! Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Twamenye ko ari we ndiho. Icyubahiro nicye, icyubahiro n'icy'Uwiteka, icyubahiro n'icy'umwami wacu Yesu Kristo. Au verset 58 ku murongo wa 58 muri Yohana 8, Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Abraham ataravuka ndiho. Ariko kugira ngo twumve iri tangazo yababwiye, reka twumve ikiganiro bagiranye. Duhere ku murongo wa 52 tugeze ku 58. Abayuda baramubaza bati noneho tumenye ko ufite dayimoni. Baramusubiza bati noneho tumenye ko ufite dayimoni. Abraham yarapfuye, n'abahanuzi nuko, natwe nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose. Ni ikibazo gikomeye. Mbese utasokuruza Abraham wapfuye n'abahanuzi bapfuye, wibwira kurinde? Yesu arabasubiza ati niba ni icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu, nyamara ntimumuzi ariko ugenda muzi. Kandi navuga yuko namuzi naba ndi umunyabinyoma nkamwe, ariko namuzi kandi nitondera ijambo rye. Abraham sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Abraham ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Batora amabuye yo kumutera, yavugaga imvugo y'ishoberamahanga. Wowe utasokuruza Abraham, nukuri ndababwira Abraham atarabaho ndiho. Mu gifaransa haravuze ngo hano ku murongo wa 58, du verset 56 au 58. Jean chapitre 8, du verset 56 au 58. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
avant qu'Abraham fût, moi je suis. Pour celui qui comprend le français, la conjugaison, la grammaire, normalement, il fallait que Jésus dise, avant qu'Abraham fût, j'étais, j'existais. Non. Avant qu'Abraham fût, je suis. Va leur dire que je suis m'a envoyé. Abraham atarabaho ndio. Genda ubwira abana b'Isirayeli we Mose uti ndiho yabantumyeho. Kaba nangaje. Kigiye ku ijambo ry'Imana uko riri muri Bibiliya yuko ndiho wiyeretse Mose wo mu isezerano rya kera, uwo niwe Yesu Kristo waje mu isezerano rishya. Itandukaniro nuko hamwe izina ryari muri marayika, ubiziniya Imana ikaba yararishyize mu mwana wayo. Haleluya! Yesu Kristo niwe zina ry'Imana nzima kandi niwe zina ry'isezerano. Aburahamu atarabaho ndiho. Iyo dusomye muri Yohana 5:37 kugeza kuri 43, Yohana 5:37 kugeza kuri 43, vuza ko tujyana abumva bafite na Bibiliya zabo, biba byiza kuruta. Yohana 5:37 kugeza kuri 43. Kandi data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe, ntimwigeze kumva ijwi rye habe no kubona ishusho ye. Nababwiye yuko kumenya Imana ni nko kumenya umuntu. Kugira ngo umenye umuntu ugomba kumenya ibintu bitatu: izina rye, ijwi rye n'ishusho ye. Yohana 5:37 kandi data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe, ntimwigeze kumva ijwi rye habe no kubona ishusho ye, ndetse ntimufite n'ijambo rye riguma muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. 3:9 murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo ari ngo mufite nk'ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuzaho ndi ngo muhabwe ubugingo. Na rimwe sinshaka ishimwe ry'abantu. 2 ariko mwebwe ndabazi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. 3 jye naje mu izina rya data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina ry'ubwe we muzamwemera. Au verset 43, Jean 5 verset 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevrez. Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père. Ibingibi ni ibintu byoroshye. Umwana yitwa na se, ko Mariya yabwiwe, ko Yosefu yabwiwe ngo umwana uzamwite Yesu. Je suis venu au nom de mon Père. Uwo mwana uzamwite Yesu. Yesu niryo zina ryongeweho mu isezerano rishya, ariko Kristo we yarariho. Je suis venu au nom de mon Père. Naje mu izina rya data. Uwo mwana muzamwite Yesu. Naje mu izina rya data ntimwanyemera. Ariko ku bana b'Imana bo bamenye iryo zina rya data. Mu by'ukuri Kristo ntabwo yavutse. Kristo yarasanzweho, ariko Yesu niryo zina uriya mubiri wahawe, birahuzwa aba Yesu Kristo, aramanikwa, riba izina tubatizwamo, riba izina dukirizwamo, riba izina twizereramo, riba izina tubohorerwamo, riba izina tubabarirwamo, riba izina dusengeramo, riba izina dusubirizwamo, riba izina tunesherezwamo, riba izina tugenderamo, riba izina twambara, riba izina rihabwa umugeni, parce que l'épouse doit porter le nom de l'époux. Niryo zina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana
riri clair. La parole de Dieu est claire. Ijambo ry'Imana rirasobanutse, niyo mpamvu kuryizera bitanga ibyishimo. Iyo usomye mu Bakorino ba mbere, mpamvu nabwiye ngo Kristo yarasanzweho, twarabisomye n'ubu tubigarukeho. Bakorino ba mbere igice cya 10 umurongo wa 4. Bakorino ba mbere igice cya 10 umurongo wa 4. Kuko banywaga ku gitare cy'umwuka, ni bande se? Kaduhere ku murongo wa mbere twumve aya mateka. Bakorino ba mbere igice cya 10 umurongo wa 4. Tere ku murongo wa mbere. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, aba n'Abisirayeli, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose babatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka, iyi ni amano yamanukaga, na bya byo kunywa by'umwuka, ani amazi yo ku rutare, kuko banywaga ku rutare, ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Haleluya. 1 Corinthiens 10 verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. C'est-à-dire que ce Christ existait depuis avant. C'est à cela que Jésus s'est référé quand il déclarait devant les pharisiens, disant ainsi: avant qu'Abraham fût, je suis. Banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga. C'est une déclaration incontournable. Ni icyemezo, ni itangazo ridashobora guhakanwa. Banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Bivuze ngo Kristo ntabwo yavutse umunsi Mariya abyara. Kristo yarasanzweho, niwe wayoboraga Isirayeli. Kristo yarasanzweho, niwe wafataga forma ashaka, akiyereka abantu ashaka. Ariko byari bikenewe noneho mu isezerano rishya, bitewe nuko cyari igihe cyo gucungurwa, bitewe nuko cyari igihe cyo igitambo gitangwa, bitewe nuko cyari igihe cy'uko amaraso ameneka, kuko hatabaye kumaneka amaraso nta kubabarirwa ibyaha, bitewe nuko umwenda w'icyaha agomba kwishyurwa, bitewe nuko Imana yari ikeneye igitambo kugira ngo abizera bababarirwe. Byasabye ko iyo Mana yazaga mu ishusho ya marayika, ikavuga ngo izina ryanjye riri muri uwo marayika. Byasabye ko iyo Mana mu isezerano rishya yambara umubiri, ikitwa Yesu Kristo. Ariko Kristo yarasanzweho, we yaje kugira ngo yambare umubiri aducungure, asohoza ibyo yasezeranye kera, avuga ngo nukuri ubwoko bwanjye buzamenya izina ryanjye, ubwoko bwanjye nzabumenyesha izina ryanjye. Nkuko tumaze kubyumva umwami Yesu Kristo abyivugira ngo naje mu izina rya Data, je suis venu au nom de mon Père. Ntabwo yaje ari undi, niryo zina rimwe. Niyo mpamvu iyo abwiye abigishwa be ati mujye mu mahanga yose mubwira abizeye ubutumwa bwiza, abari mu butumwa bwiza, wizera abatizwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Uwizera abatizwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Umwami wacu akaba avuze ngo naje mu izina rya Data. Izina rya Data se niriye? Niyo mpamvu nkuko twabibonye muri Yohana 17, ariko wenda twakwibukiranya imirongo 2 gusa, umurongo wa 12 n'uwa 26. Umwami wacu yavuze ngo naje mu izina rya Data, ntimwanyakira,
nyamara undi naza mu izina rye muzamwakira. Ibyo biri muri Yohana nyine igice cya 5 umurongo wa 43. Ariko iyo dusomye hano muri Yohana 17, reka wenda ni ukwibukiranya ko twarahasomye umurongo wa 12 na 26. Cumi na kabiri haranditswe ngo nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka. Izina rye nk'uko abenshi babikora no mu bantu, umuntu ashobora kubyara umwana akamwita izina rye. Ariko iyi mvugo ntacyo twayigabanyaho, ntacyo twayihinduraho. Umwami wacu Yesu Kristo arivugiye ngo nabarindiye mu izina ryawe wampaye. Murongo 26 hano muri Yohana 17, nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, kuko urukundo wankunze. ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Nabarindiye mu izina ryawe wampaye, nabamenyesheje izina ryawe. Bene data bakundwa, Yesu Kristo niwe zina ry'Imana nzima, niryo zina twahawe. Soza ndasoma mu Byakozwe no mu gice cya 4. Murongo wa 11 n'uwa 12. Byakozwe n'intumwa igice cya 4 murongo wa 11 n'uwa 12. 11. Yesu niwe buye ryahinyiwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo. Amen. Kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Nous lisons un acte des apôtres, chapitre 4, 11 à 12. C'est lui la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ntabwo ari Mahome, ntabwo ari Pawulo, ntabwo ari Petero, ntabwo ari Yakobo, ntabwo ari izina ry'uwo ari we wese, nubwo yaba ari umugaragu w'Imana, Imana ikorana nawe. Nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ngo turikirizwemo, ngo nituryizera tubabarirwe ibyaha, nituryizera Imana itwemere. Ariko si iryo zina, ninde waritumenyesha? N'umuririmbyi yarabivuze ngo mu isi yacu no mu ijuru nta zina nk'irya Yesu. Niryo rintera umudendezo, niryo rimbohora imigozi, niryo rimurikira muri aka kanya. Unyumva wese, amazina ni menshi, ariko izina Imana yemeje, izina Imana yemeye kwihuriramo n'abasenga, izina twahawe ngo dukirizwemo, wabyemera waba ugiriwe ubuntu
kugira ngo ubyemere ni uko ubihabwa n'ijuru ukabishyurirwa. Unanabihakanye ntacyo bihindura, ariko izina twahawe gukirizwamo ni izina rimwe, ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha wumvise iri jambo wese. Nk'uko dutangira iki kibwirizo twabivuze, Pawulo yababajwe cyane, atangazwa cyane no gusanga abanyetenayi barakoze icyapa kinini bandikira Imana itazwi, bavuga ngo ku Mana itazwi, à un Dieu inconnu, to the unknown God, ku Mana itazwi. Biramubabaza, ahera arababwira ngo iyo musenga mutazi niyo mbabwira. Twababwiye ko nta gishya kiba munsi y'ijuru, nta n'icyabaye kitagaruka. N'ubu ibicaniro by'Imana zitazwi birahari, ariko unyumva asaba Imana kugira ngo imwishyurire ajya atamba igitambo ku gicaniro cy'Imana izwi, kandi nta handi Imana yishyuriye atari muri Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Amen. Turasenga. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi. Ndagushimira ko mu gitondo cy'uyu munsi wongeye kuduha umugabane wacu, wongeye mwami kuvugana natwe mu ijambo ryawe. Mwuka wawe wera akatuyobora mu byanditswe. Ibi byanditswe nibwo buhamya udakuka, agenda dushorera atwiyereka uko wabikoze kuva na mbere. Twabyumvise mwami, uzi intama zawe nazo zikakumenya. Uhimbazwe mu gitondo cy'uyu munsi, uvomerera imbuto mwuka wawe wera bibye. Wongere umugisha iri jambo rihamirijwe, umugisha imitima y'abumvise iri jambo. Uduhe umugabane wacu mwami wacu Yesu Kristo. Abakirira ijambo bose ndagusabye ngo ubahe umugisha, ubohore buri mugozi, uturitse buri ngoyi, wiyereka abana bawe mwami wanjye. Bamene Yesu Kristo inzugi z'imiringa, basohoke mu magereza no mu kasho, ku bicaniro by'Imana zitazwi, baguhobere, bagukurikire, bakwizere, bagukorere. Ibihe birakuze mwami, wiyereke abana bawe. Nkaba ngushimira, mboneho no kugusaba ngo no ku cyumweru gitaha mwami, mama sankaya uzatugenera umutsima w'ubugingo, uzadutegurire ameza, uzatwuzurize mwami ifunguro ridukwiriye, uzatwuzurize ibikombe bisendere, uzasoza imigambi yawe. Urakoze mukiza mwiza, nkaba ngushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Witeka abahe umugisha. Amen. Urwazo rumena amatwi yanjye, kesha amahoro yanjye atwarwa n'ubusa pe, umva umutima wanjye udatuje namba. Nyamara Yesu kw'Imana yatoye Dawidi, imurutisha bene se bakomeye cyane. Imana ikunda